Imana yuko uyu munsi yampaye ayo mahirwe kandi yarankijije inkiza mu byaha byanjye nari ndimo, ingirira ubuntu. Ubwo buntu yangiriye rero nawe niko kanya nifuje kugira ngo nkubwirize iryo jambo, iryo ryankijije nawe rikugereho. Uyu munsi wa none rero nshuti yanjye, ijambo ry'Imana riri hano mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 mvuko havuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibumpoza isoni. Ubutumwa bwiza, iryo jambo ubutumwa bwiza, ujye umenya yuko hariho n'ubutumwa bubi. Ubutumwa bubi sibwo ngiye kubwiriza, ahubwo ndakubwiriza ubutumwa bwiza. Kubera yuko rero ubutumwa bwiza ngewe ntabwo bumpoza isoni. Hepfo akongera akavuga ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ni imbaraga y'Imana ihesha buri wese gukizwa. Nukuvuga ngo ubu butumwa bwiza tubwiriza ni imbaraga, harimo imbaraga zikiza ibyaha, imbaraga zikura umuntu ahantu habi, imbaraga zikura umuntu mu biyobyabwenge, imbaraga zikura umuntu mu bwihebe. Iyo ari umuntu umerewe nabi cyane yihebye, izo mbaraga z'ijambo ry'Imana rikagukura ahantu rikakugeza ahandi heza. Izo rero nizo mbaraga riva mu ijambo ry'Imana uyu munsi nifuza kukugezaho. Nshuti muvandimwe unkurikira, benshi bafite ibibazo uyu munsi wa none bitewe n'ibihe turimo. Kavuga ati ngewe merewe nabi, nta mahoro mfite. Ariko wajya ugasanga nubwo avuga ngo nta mahoro afite ibintu umuntu wese yavuga ko byakabaye bimuhesha amahoro. Imodoka nziza arayifite, inzu nziza arayifite, afite n'urugo rufatika. Ariko ugasanga hari ikintu kirimo kubura mu mutima we cyatuma ya mahoro yuzuye aboneka. Ayo mahoro yuzuye rero tuyakura mu mbaraga z'Imana. Aho niho bavuga ngo ntabwo ubutumwa bwiza bumpoza isoni, kuko harimo imbaraga zikiza wa wundi wizeye. Rero hari ijambo kondisiyo ngo rikiza, rihesha gukiza wa wundi wizeye. Hariho n'abandi batizera. Kwizera Yesu, kwizera ijambo ry'Imana ni ukumwakira akinjira mu mutima wawe, noneho ukakira n'ijambo rye rivugwa ukarifata nkaho ari rizima. Kuko ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4:12 havuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, ngo rifite imbaraga, ngo kandi ngo riracengera rikinjira mu mutima w'umuntu, ngo rikagenzura ibyo umuntu wese yibwira. Iryo jambo rero ry'Imana nkubwira uyu munsi ni iryo kuguha ihumure, ni iryo kuguha ihumure wowe wihebye, wowe uvuga ngo ejo hazaza ntahari, ukavuga ngo ibyawe birakurangiranye. Reka nkubwire ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Imana niba igufiteho umugambi yuko uzaba umuntu ukomeye ukayigirira akamaro muri iyi si, ukaba umuntu ukomeye, ukaba umuntu uzagirira abandi akamaro, uzabaho. Haleluya. Ibigutera ubwoba byose wibyitaho, kubera yuko ibyo ni ibintu bishaka kugira ngo bikuzanire kwiheba, noneho upfa imburagihe. Satani rero we yazanywe no kwica no kurimbura, ariko Yesu yazanywe no gutanga ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Rero uyu munsi wa none ijambo ry'Imana niryo ritanga imbaraga. Imbaraga ni ikintu gifata umuntu, ni ikintu mbese gihindura imibereho. Iyo usunitse intebe yari ahantu iva mu cyiciro kimwe ikajya mu kindi, umuntu agusunitse uba wumva ko hari imbaraga zigusunitse zikakuvana mu cyiciro kimwe ikakugeza ahandi. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga z'Imana rero tukubwira, iyo wizeye ijambo ry'Imana ukizera Yesu Kristo akinjira mu mutima wawe, hari imbaraga zigukura ahantu zikakugeza ahandi. Hari imbaraga zigukura mu businzi rikakugeza ahantu wumva utakiyoborwa n'inzoga. Hari imbaraga zigukura mu burayi zikagukura mu burayi zikakugeza ahandi ukaba wakubaha urugo. Hari benshi uyu munsi bashenya ingo zabo kubera ko hari imbaraga zindi z'umwijima ziyoboye ubugingo bwabo. Satani iyo yinjiye mu mutima w'umuntu ayobora ubugingo bw'umuntu akamujyana mu bintu bibi, akamujyana muri izo ngeso mbi. Wajya gusanga
ugasanga umuntu aributse, kandi umuntu apfa rimwe akakira urubanza. Ni ukuvuga ngo urugendo rwawe rwo kuvuga ngo uzajya mu ijuru cyangwa uzajya mu muriro ubitangira uyu munsi, ugafata icyemezo ukavuga uti guhera uyu munsi ingeso zose mbi ndaziretse, ngiye gufata ingeso nziza. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto ba 2:17 ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Uyu munsi ni wakira Kristo Yesu rero urahinduka icyaremwe gishya, ibya kera bishire, ibyari bikunanije, ibyari bigutwaje igitugu, izo ngeso mbi zari zigutwaje igitugu, Yesu niyinjira mu bugingo bwawe araguhindura umuntu mushya, umuntu muzima. Haleluya. Rero ndimo kugenda soza iki kiganiro, ndakubwira wowe ubuza amahoro, ubujijwe amahoro n'ibyaha bya Satani, ubujijwe amahoro no kumva wihebye, Yesu niwe gisubizo. Niwakira Yesu akinjira mu buzima bwawe, araguha izo mbaraga zo kuzajya ufata ibyemezo, kandi ibyemezo bizima bihesha Imana icyubahiro. Ariko nutizera Imana, nutizera Yesu ngo yinjire mu mutima wawe, Satani tayari arinjira aguhe gufata ibyemezo bikurimbura. Rero mwifurije amahoro ya Kristo, mwifurije gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe, kubera yuko umuntu azi imyaka yamaze kuri iyi si ariko ntabwo azi iyashigaje. Rero ndagusengera kugira ngo ufate icyemezo kizima, ufate icyemezo cyatuma ubona ubugingo buhoraho, ndetse nubwo waba ukiri muri iyi si, ushobora kubaho mu buzima bwiza buhesheje Imana icyubahiro. Reka namusengere wowe muntu ukurikira, niba waraguye urafata icyemezo usubire kuri Yesu, za mbaraga zazuye Yesu zirongera zikuzure, zigukure muri urwo rupfu rw'ibyaha. Za mbaraga zazuye Yesu zirazura ibyawe byapfuye, za mbaraga zazuye Yesu zirazura ya mishinga yawe yapfuye, za mbaraga ziri mu Yesu zazuye Yesu zirazura wa munezero wagiraga urihebye. Ariko umunsi niwakira ijambo ry'Imana, Imana iraguha imbaraga zo kuzura bya bintu byapfuye. Imana ikugiriye neza. Reka musengere. Witeka Mana, nsengeye umuntu wumvishije ijambo kugira ngo uzure ibyapfuye, umuhe imbaraga zo gufata ibyemezo bizima biva mu byaha bikajya mu gukiranuka, umuhe imbaraga zizura ibintu byose byapfuye nk'uko za mbaraga zakuzuye mu bapfu. Nawe ndasaba kugira ngo umuhe izo mbaraga zizure ibintu byose byapfuye mu buzima bwe, aho umuntu guhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.